Reka nongera ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe dukomeza kubana umunsi ku munsi ntandi tuba tugenda tubana ni hano kuri KGE aho tuba tugenda turebera hamwe amakuru abagiye atandukanye. Amwe mu makuru tugiye kuba tugarukaho hano muri aka kanya ni amakuru avuga ko umwimukira ukomoka muri Sudani yatawe muri yombi nyuma yo gushinjwa kugerageza kwica umuntu muri Belfast aho ni mu gihugu cya Ireland, aho yaje kugerageza kwica umuntu. Uyu ni umwimukira wo mu gihugu cya Sudani. Si aho gusa, si iyo nkuru gusa, turaza no kugaruka ku indi nkuru ivuga ko abanyeshuri 8 bo muri Sudani y'Epfo birukanywe ku butaka bw'u Rwanda basubizwa iwabo nyuma yo kugira uruhare mu bikorwa by'urugomo mu mujyi wa Musanze cyangwa mu karere ka Musanze. Ibyo nibyo tugiye kuba tugenda tugarukaho muri aka kanya, tugiye kuba tugenda turebera hamwe. Icyo ngusaba nuko wakora subscribe niba utarayikora, uri mushya kuri channel niba waranayikoze ndagushimiye cyane, ni by'agaciro. Ndakwibutsa ko ushobora kudukurikira kuri social media zigiye zitandukanye, TikTok, Instagram na Facebook, hose ni KGE. Ushobora kuba wagenda ukora subscribe cyangwa follow, hose tukaba tugenda tubana mu makuru tuzajya tugenda tugutegurira. Inkuru yacu igira uti umugabo w'imyaka 30 ukomoka muri Sudani yatawe muri yombi mu mujyi wa Belfast muri Ireland y'amajyaruguru nyuma yo gushinjwa kugerageza kwica undi mugabo akoresheje icyuma. Ibi byabaye ku itariki ya 8 Kamena 2026, aho uyu mugabo wari wagabweho ibitero yakomeretse bikomeye ku maso, mu mutwe no ku mubiri, agahita ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho n'abaganga. Bikavuga ko yagerageje no kuba yamukomeretsa ku jisho, niba ritaravamo kuri ubu nta makuru arabigaragaza bivugaho. Nyuma y'iki gitero habaye imyigaragambyo n'imvururu mu bice bitandukanye bya Belfast. Hari abatwitse imodoka, basenya ibikorwa remezo, ndetse bamwe bagaragaza uburakari bwabo kubera iki kibazo cy'abimukira baba bari kugenda batera mu gihugu cyabo. Polisi yamaganye ibyo bikorwa, isaba abaturage kwirinda gufata abantu bose nk'abanyabyaha, ko bagomba gutuza niburiya ari umwe wakoze icyaha akaba yabihanirwa, ariko batagomba kuba bakora imyigaragambyo kugira ngo kuba bafata abantu bose nk'abanyabyaha. Uwabikoze yafashwe akaba agomba kubihanirwa. Uwo mugabo ukomoka muri Sudani yagejejwe imbere y'urukiko ashinjwa kugerageza kwica, gutunga umuntu icyuma mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gutera abantu ubwoba. Kugeza ubu afunzwe by'agateganyo mu gihe urubanza rugikomeje. Aba bantu babimukira baba baragiye bakomoka mu gihugu cya Sudani, bijyanye n'iyi Sudani y'Amajyepfo, bijyanye n'iyi nkuru n'ubundi tugiye gukomoza kuri aba birukanwe mu Rwanda. Mu minsi yashize hano mu gihugu cy'u Rwanda ku Gisozi, sinzi niba byaracitse, mu minsi yashize hari bamwe mu nsorosore zagiye ziva mu kiriya gihugu. Ni bamwe mu basore biyumva basuzugura cyane ku rwego rwo hejuru, aho ushobora kubabwira ati ibyo bintu muri gukora si byo, ahubwo bakaba bagukubita ari wowe. Ni bamwe mu basore bashobora kwifata bakaza bakanywera itabi mu mbaga y'abantu barenze 10 cyangwa 50, bakumva ko nta kizira kikirimo, kandi ibyo ntabwo byemewe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Wagerageza no kuvuga akaba havamo abashaka kurwana, bakaba bagukubita bakugirira nabi. Mu minsi yashize rero ku Gisozi hari abasore nk'aba ngabo muri Sudani, abo batega moto zabagezaho bagiye ntibabe bakishyura umumotari wabatwaye, byane n'umumotari yagerageza kuba yabishyuza, bakaba bamukubita bakamukorera urugomo, akagira kubura amafaranga, akagira no gukubitwa, byose akabibura. Urwo n'urugomo rwari ruri gukora mu gihugu, rwari ruri kugenda rukorwa n'abasore batuye hariya ku Gisozi, baba baraje mu gihugu baje kwiga, bakagenda bakora urwo rugomo rumeze gutyo. Gusa mu karere ka Musanze ntabwo ari uko byaje kuba bigenda, haje kuba hagenda hirukanwa abasore 8 ku butaka bw'u Rwanda burundu. Bari abanyeshuri, tugiye kunyura mu byo bazize, tubirebere hamwe ibyari byo ubundi tubisobanukirwe. Abanyeshuri 8 bakomoka muri Sudani y'Amajyepfo bigaga mu ishuri Ines Ruhengeri iherereye mu karere ka Musanze basubijwe mu gihugu cyabo nyuma yo kuvugwa mu bikorwa by'urugomo byari bimaze iminsi biteye impungenge abaturage bo muri aka karere.
Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko inzego z'umutekano n'iz'abinjira n'abasohoka zikoranye iperereza ku makuru yavugaga ko hari bamwe muri abo banyeshuri bagaragara mu bikorwa byahungabanyaga umutekano rusange. Mu gihe cyari gishize abaturage bo mu mujyi wa Musanze cyane cyane abatwara moto bari barakomeje kugaragaza impungenge z'ibitero n'imirwano byakundaga kugaragara mu masaha y'ijoro. Hari amakuru yavugaga ko bamwe mu bakekwagaho ibyo bikorwa bagendaga bitwaje ibyuma n'ibindi bikoresho bishobora guteza umutekano muke muri aka karere. Ubwo abagendaga bakora ibyo ngibyo bitwaza ibyo bikoresho biteza umutekano muke bagenda bakorera urugomo abamotari, nta bandi ni aba banyeshuri bigaga mu ishuri rya Ines Ruhengeri bavuye mu gihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Nyuma y'isesengura ryakozwe n'inzego zibishinzwe, hafashwe umwanzuro wo gusubiza iwabo abanyeshuri 8 bakomoka muri Sudani y'Amajyepfo bari baraje mu Rwanda kwiga, ariko kugira bakora icyabazanye icyo cyo kwiga ntabwo ari cyo bakora, ahubwo bakajya mu bikorwa by'urugomo. Hakaba ari babandi bashobora kubatega, bamwe bakabambura, b'abamotari babatwaye ntibabe babishyura, bajya muri botike guhaha bakitwaza cya kirimi iwabo bavuga umucuruzi atari kubasha gukominikana nabo. Umucuruzi akaba yamubarira amafaranga ari bumwishyure kubera atari kumvikana muri rwa rurimi, agahita afata bya bintu kuba baba bimufungiye mu kamverope, agahita akabiterura akabijyana atishyuye, atabashije gukominikana n'umucuruzi, ntagire ikintu na kimwe bumvikana, ahubwo agaterura bya bintu akabijyana. Hakaba hari abamotari batwara bakabageza iyo bagiye ntibabishyuye. Ibi rero baje kuba bagenda bakusanya amakuru babihuriza hamwe, biza kuba ngombwa ko bafata umwanzuro bareba muri bamwe bigize ibihazi muri ba banyeshuri bose baturutse mwa kiriya gihugu cya Sudani y'Amajyepfo bakoraga ibyo bintu. Bareba bamwe bigize ibihazi bananiranye, bakaba ari bo baza kuba bagenda bakuramo babohereza mu gihugu cy'iwabo. Hakaba hari n'andi makuru avuga ko aba basore bajyaga bumva ijambo ribu bakagira ubwoba. Hakaba ari bamwe baba bagiye bakorera urugomo, bakagenda bakaba bashukisha udufaranga, ubundi b'abantu bakaba batuza. Ariko hari bamwe banze kuba baripfana, baravuga ati leta igomba kudukiza aba banyeshuri, bikaza kuba byaje kuba bigenda biba ngombwa ko baje kuba birukanwa ku butaka bw'u Rwanda, bakaba barasubijwe iwabo mu gihugu bagiye bavamo. Abayobozi bakomeje kwibutsa ko u Rwanda rwubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abanyamahanga, ariko buri wese uri ku butaka bwarwo, yaba umunyamahanga cyangwa umunyarwanda, asabwa kubahiriza amategeko, kurangwa n'imyitwarire itabangamira umutekano w'abaturage. Aba nibo babashije kuba bakirukanwa ku butaka bw'u Rwanda. N'abanyeshuri 8, ariko abo banyeshuri 8 nubwo bihirukanwa 8, aba nabari bari mu karere ka Musanze bigaga muri Ines Ruhengeri. Hari abigaga mu zindi kaminuza za hano i Kigali, ariko abenshi bataha ahitwa ku Gisozi, banafite naho urugomo ruba rumeze gutya, bajya muri resitora bakarya ntibishyure, moto ikabatwara ntibishyure. Hakaba hari n'abandi bifata ari nka bane. Mu Rwanda birazwi ko moto iba igomba gutwara abantu 2 na kasike 2. Hakaba hari n'abandi bifata ari 4 bakurira moto icyarimwe, bose bakayigenderaho icyarimwe, bagenda bica amategeko igihugu na politike igihugu cyo kigenderaho. Tukibaza ati se ko haje kuba hafatwa abangaba 18 akaba ari abangaba 8 akaba ari baje kuba bagenda boherezwa. Abo twagiye tubona muri Kigali gusa ntabwo bikivugwa cyane nkuko mbere byari bimeze. Imbere byari bimaze gukabya, ahari ubuyobozi bushobora kuba bwaragiye butungamo itoroshi bukagenda bukurura babandi babikora, bukagira uburyo bubaganiriza bukabihanangiriza, wenda bakaza kuba bibicikaho. Gusa reka dutegereze turebe wenda niba abandi basigaye bibyaza kubabera isomo ku buryo bazongera nabo bakaba bakoherezwa, ubundi umutekano muke bateza gugacika. Reka tubitegereze tubihanga amaso, ibindi bizagenda bikurikira nyuma y'ibi muzagenda mumenyeshwa hano kuri KG. Inaboneka abandi nta muzabimenyera.
icyo ngusaba nuko wakora subscribe nyine kugira uzagende umenya ibindi bizakurikira nyuma y'ibi cyangwa n'izindi nkuru tuzaba twagiye tubategurira utagomba kuba wacikwa. Reka ngushimire we tubanye muri aka kanya ukaba warukwirikiye ino nkuru, reka nkwifuriza amahoro n'ibyiza n'imigisha, Imana ikomeze ikundindire. Ngusaba kuba wakora subscribe ukaba wanadukurikira kuri social media zacu zazigiye zitandukanye, Instagram, TikTok na Facebook na YouTube, hose ni KGE, ushobora kuba wajyaho ukado supportinga. Reka ngushimire cyane, urakoze cyane.